kurugero nka fata ku mavuta turamuha last warning. Hano ni kuri Real Vibe, nge nkitwa Eric wacu. Ubu tuvugana umugabo witwa Sengabo Jean Bosco cyangwa se uzwi ku izina rya Fata ku Mavuta ari mu rwego rw'ubugenzacyaha aho yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo ishyamiranya ku mbuga nkoranyambaga, kuvuga imvugo zitukana ndetse no kubuza abandi amahwemo ku mbuga nkoranyambaga nk'uko mugiye kubikurikirana mu biganiro yagiye akora. Kugeza ubu ngubu umuvugizi wa RIB cyangwa se Murangira Bitieri yatangaje ko uyu mugabo yatawe muri yombi aho akurikiranyweho ibyo byaha. Dore bimwe mu byaha cyangwa se mubo yagiye abuza amahwemo. Hano ni kuri Real Vibe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Mediaje kwatura ko yari umwana w'umukobwa amaturu mbere yuko babana. Abantu bari bazi ko Media ari umuhungu wiyubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngamushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya amaturu. Hano ni kuri Real Vibe, ntimukuke umutima kubera ko izi nkuru inyinshi wasangaga uyu mugabo witwa Fata ku Mavuta aba yanazihimbiye. Si wowe wenyine gusa wibasiwe ndetse akanasererezwa n'uyu mugabo witwa Fata ku Mavuta, kuko n'uwo bita The Ben ntabwo yari yorohewe cyangwa se ntiyari yorohewe, kuko nawe ari mu bantu bakiriye iyi nkuru neza y'uyu mugabo witwa Fata ku Mavuta. Ariko ngewe nk'umuntu uzi The Ben ndamucalenjinze The Ben natwereka inda. Ukurikiye imvugo cyangwa se ibyo uyu mugabo witwa Fata ku Mavuta yavugaga, ushobora kugira ngo yashakaga cyangwa se yifuzaga kujya imageragere. Munyumvire uyu mugabo pe. N'izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwitaba RIB bambwira ngo navuze umuhanzi. Urakoze. Hano ni kuri Real Vibe. Ese uyu mugabo witwa Fata ku Mavuta aramutse akatiwe cyangwa se agafungwa, uyu mugabo yaba yizize cyangwa se yaba azize iki koko? Tuvugishije ukuri, yarihanangirijwe, abo yakoreye itotezwa cyangwa se abo yagiye aserereza ku mbuga nkoranyambaga baramwiyama, baramusati hagarika ibiganiro biduserereza cyangwa se ibiganiro bituvuga nabi. Umugabo abirengaho arabyanga. Rubyiruko mureke tuganire, uyu mugabo aramutse afunzwe yaba azize iki cyangwa se niki yaba yarakoze, cyangwa se niki yaba yaravuze cyamurenganura aramutse agiye mu nkiko? Aha turi kuganira nk'abantu bakomeje gukurikirana amakuru y'uyu mugabo witwa Fata ku Mavuta. Iyo telefone yawe uri kumviraho iki kiganiro cyangwa se uri gukurikiraniraho ibi ngibi, iyo computer yawe uri gukurikiraniraho ibi ngibi cyangwa se ukurikiranaho amakuru atandukanye, wayibyaza umusaruro. Rubyiruko mureke dukoreshe imbuga nkoranyambaga neza. Imbuga nkoranyambaga uzikoresheje neza zishobora kugukiza cyangwa se zikagufungisha. Iyo niyo nama nabagira aka kanya. Ese abandi ba social media influencers nka Godfather bo barabivugaho iki kwifatwa ry'uyu mugabo witwa Fata ku Mavuta? Izi media ntabwo ari Fata ku Mavuta wenyine, hari Godfather, hari n'undi wari we wese ukoresha media cyangwa izi social media. Reka babwire, nta jwi wagira ryagenda ngo risumbe ukuboko k'ubutabera baragukanda ijisho. Naba bigira utwasamutwe bakavuga ko ngo bamaze kubigarasha ngo bari hanze y'igihugu, ni uko utararenga umurongo utukura. Warenze umurongo utukura baraguhamagara bakagukanda ijisho. Diplomate yaririmbye ngo uko waba ukomeye kose ntiwangana na leta. Leta ni ikindi kintu my friend. So nkimara kumva uyu mugabo avuga ko atazongera kwitaba urwego twubaha rudushinzwe, naravuze ngo nkunguzi z'ubu n'ubwoko bubi. Niba ntabwo ari nkawe, kuko iyo ndebye amagambo uvanye mu kanwa uri kuri media, ndeba n'abantu bagiye kuyakonsoma. Abana bari hariya batazi itegeko icyari cyo, bashobora gukora ibyaha batongeye kureba igisure cyari bo bangana bati. Abazanga kuyitaba kuko bivugiye ku muzindaro urahinduka RTRM. Ibi ngibi ko bivuga ngo ntimushobora kuvuga ngo Fata ku Mavuta. Ibi ngibi narabivuze ubushize mpindurwa igicibwa mba mubi. Umunsi wo bita ntama ndabisubiramo.
yaje hano akavuga ngo umwana w'imyaka 17 araryoshye, yaramaze igihe kirekire, nari nakiriye umudamu hano aravuga ati ndava kuri iyi platform mumanuyeho umwana wanjye kuko nta murabesha ntimwigeze mumusambanya. Murabizi iyo nkundura hano ihari. Kugeraho umuntu yanditse ngo umukobwa w'imyaka 17 araryoshye. Rib ifata action, nkora space, ndavuga nti byari bikwiye nanjye ngo dufata nkora nk'ibi ngibi bazankandisho ngende biryozwe. Niyo mpamvu hari amategeko n'ibihano bihana uwakoze ibyaha. Ntabwo turi kamara, sindi mwiza. Mwese mwaraje hano mugira umwana nguri ku ishuri, ariko ko imitima yakomerezaga ntabwo iyo mushaka kumenya uko ibayeho. Nakoze twese ndavuga nagende nibasanga ibyo yakoze abiryozwe bimuhama bahambira ubuzire. Kugeza n'uyu munsi abantu baranyijunditse ngo mfite umutima ngo nifuje ko bafunga umuntu. Sinifuje ko bafunga umuntu. Haje ngo mvuga amagambo ngo mfite amagambo akakaye. Muhinduramo ngo ndatukana, sintukana. Mugende muri kuva ku space ya mbere. Mvugira hejuru byagenze gute? Biba byagenze gute? So the thing is, ikirayi iyo kiboze mu bindi ntibagikuremo umufuka w'ibirayi wose urabora. Godfather nimba ikirayi kibi mu mufuka bazamvanemo bayinjugunye muri puberi. Nigihe nzakora njye narababwiye ngo ejo muri naraje ahangaha ndavuga nti niki nitunga itoroshi, niki nkora kibabangamira. Icyitwa ubuvugizi n'uburyo bukoramo byibasira imiryango y'abantu, urarengera ukayikora ibyo narabihagaritse. DM ziruzuye ntimushobora kumva. Nababwiye ko mbihagaritse kandi narabihagaritse completely. Ntabwo ngomba kuba ikibazo muri community. Uyu munsi habayeho company bakavuga ati Godfather urakoresha imbuga nkoranyambaga, iyi account nayisiba nkazizibaho kugira ngo mbe umutwaro ku bantu. Nabivuze kuva ku munota wa mbere. Hari abantu numvisha bari kumbaza ngo barashaka kumenya background yanjye, ndi kubabona hariya hasi bari kubaza abantu ngo Godfather ngo ninde. Babanyamakuru mwe mwagiye kubaza Godfather wari we, mugende mujye mu nzego z'igihugu cyacu baranzi. Nariyanjuje, ntabwo nashatse kuba umutwaro, baranzi. Mfite ibikorwa remezo, ndazwi. Nariyanjuje umukuru w'umudugudu aranzi, umukuru w'umurenge aranzi, mu karere ntuyemo baranzi. Umbwire ngo uhereze umurenge n'umudugudu mbarizwamo n'isibo yanjye baranzi. Ntabwo nihisha muri stage ndemo ngo nyihishe munyikorere mu ibyaha, oya. Dusoza reka ntavuze ampaye ijambo gato. ndaje nguha ijambo, ndavuga dusoza. Yego ndi kukubona, ndaje nguha ijambo. Yego kometre. Dusoza ntabwo bigiriwe kuri uyu. Uyu munsi nifata ku mavuta, ejo yari nkundi neza, ejo azaba Godfather, ejo bundi azaba undi. Igihugu ni wowe, ni njye, n'undi uwo ari we wese. Ntabwo tugomba kukisenyera dukoresheje amagambo arimbura imitima y'abantu, kuko igihugu ni umuvandimwe wawe, igihugu ni umuturanyi wawe, igihugu ni umunyarwanda. Ntabwo igihugu ari imisozi. Bwa mbere mvugira hejuru kuri platform yari ifata ku mavuta, musaba kunamuka ku muryango wa Medina Debeni hashize imyaka 3. Ejo twakoze space turakaye, hari byinshi muri yaribu mudutanze umushi. Uyu mugabo yaragiye afata telefone ahamagara iwacu mu rugo. Umunsi namwamaganye mubwira ko yunamuka ku muryango wa Medi, yunamuka ku muryango wa Debeni bakareka kujya gufotora. Umuntu arageraho bajya gufotora, abantu bagafata bakageraho bafata kamera bakajya kumva ari mubyeyi w'umuntu, bakajya kuyitunga kamera.
reka nkubwire nuko turi mu gihugu kigendera ku mategeko ntabwo wajya kumva ya papa ngo nkureke namugukurikiza mujye mureka kugerageza imitima y'abantu uri kwibaza uriya muntu ureba iriya video ziriho umuntu ureba iriya video bagiye kumva yase kwishinyagurira aya masaha abaye ari mu buhe buzima warangiza ngo ntabwo ufite ngo ufata ku mavuta ngo ni umugabo ngo aho guye ngo ndarenza aho utwatsi what's wrong with you people mashanga twe muri society imeze gutyo y'uburyarya kugeza ryari turashimira ribu ngo difata n'indengera ntabwo baza nzitegera manuke ngende ndyozwe ibyo nakoze ntabwo uzategereza ngo bambwire ngo urumva ngo nzimanura ngende ndyozwe ibyo nakoze ntabwo ndejura amategeko niba unkunda uzansura but I will serve nzagenda nsavinge ibijyanye n'ibyo nakoze bidakwiye hano twakiriye nagerageje nazanye abamisi abana bakorewe bullying igihe kirekire ndabazana hano muze mutubwire mwifata gute Miss Doriane Miss Mutesi Jolly bose baje aha twarabazanye bavuga urugendo rw'ibi bintu uyu mupapa umuvugizi wa RIB hano dufite space buri munsi ziri muri highlight zanjye nizo zibanza space 3 umuvugizi wa RIB akebura abwira abantu ibigize ibyaha turashimira urwego kuri action bafashe kuko uyu mutipe yaremereje imitima ya benshi ejo bundi yibasiye uyu nopuca muri kureba hano aragenda azane impapuro amanika hariya ngo ni igisambo ngo radio yaraniwe kwishyura Rusizi iyo radio uruguhindanya ni radio itanga amakuru mu karere ka Rusizi wowe udashobora no kwafodinga ibaza umuntu gufata radio yishyura imisoro yishyura iminara akora ibintu warangiza ugafata radio hano ukayizana bansanze kuri TikTok hano ari ndi umugenzi we wafashe telefone umunsi navuze ko ibyo bari gukora bidakwiye bafashe telefone tweeting irahari aragenda afata telefone ajya guhamagara iwacu mu rugo sintubaza uko yabigenje baragenda barakura ntabwo ngiye nihisha abantu mubona nkoresha ngo dufatanye mutekereza ngiye ko ndi anonymous ahamagara petit frère aramuhamagara abatera ubwoba arangije uwo fata ku mavuta araza hano yandika bimaze imyaka 2 yandika kuri Twitter aravuga ngo Godfather wavuye muri Congo gasita iyo bashaka gusenya umuntu baramanza bakamwambura ubu muntu n'ubwene gihugu bakamugira umunyamahanga Godfather wavuye muri Congo ukagera Rwanda ukajya Bugande ukagenda usebye igihugu I'm coming for you nuko tweet yavugaga arangije aragenda ashyiraho ifoto y'undi muntu ntazi bari bamubwiye ko ari ngewe yanyibeshyeho muzagende muri iyo foto so abantu twibesha ko mushobora gukoresha social media mukarenga imirongo itukura ntabwo hano mufite ubudahangarwa burenze za helicopter za kajugujugu imbunda zikomeye zari zikingirije cyangwa zitemera ko abantu binjira mu gihugu kandi bakacinjiramo bakagifata muri gibeshya ntabwo turi mu bihe byashize hari umurongo ntarengwa nta muntu ufite ububasha bwo kuwurenga umunsi wawurenze bazagukanda ijisho ntabwo rende buze hano ngo romva ngo bamuganirize niba sanga hari bigize ibyaha yakoze bafunga ubuzire ibingibi nimba nanjye nabikoze bakantwara muzabivye nkuko ndi kubivuga tube muri societe dutegekwa kubamo n'ubuyobozi butuyobora nasange nkundi neza aje gusavinga nagerayo nibasanga ari bimuhama ibingira bigaciza amanga Godfather ninkora ibisa nibyo bari gukora nabo bikampama nzamanuka nanjye ngende bakurikire umuryango nyarwanda usigare ufite guhumeka nabonye mwaranyibasiye ngo naravuze wowe urazanga ukavuga ngo umwana ngo igihe ngo ibyago u Rwanda rwagize nigenda Mutesi Jolly yavutse
warangiza ukamugaburira umuntu ngo amurye na umuntu yazana yavuga ngo ya ngo warengereye mureke gukomeretsa imitima y'abantu. So Maître Abe fata ijambo. urakoze cyane Godfather. Ndashimira n'abari hano kandi urwego rwa RIB rwakoze neza cyane kuko habayeho ama warning menshi kandi ntekereza yuko warnings zifite abantu benshi bakoresha social media. Rero tugarutse kuri case ya fata ku mavuta, urumva ni case izamugora cyane kuko harimo ibyo twita recidivisme. Recidivisme ni ugusubiramo icyaha. Iyo usubiyemo, iyo ukoze icyaha bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, umugambi wa cya cyaha aba ari umugambi ushobora gutuma uhanwa inshuro zirenze imwe cyangwa ebyiri. Urabona iyo witabye urwego rw'ubutabera akenshi iyo ari ubwa mbere, nyine kuko ya elema twita morale niyo iba ikomeye cyane nk'umutima w'icyaha. Abantu bakora icyaha rero bakabahamagara bakabaha iyo gasopo bakababwira bati ibi bintu wisubireho. Iyo ubikoze kabiri hanyuma bwa gatatu ukitaba, noneho ugiye gukurikiranwa, burya cya cyaha gishobora no kwikuba kabiri. Wenda na Pascal yaza kunyunganira kuri icyo kintu cya recidivisme, akaba aricyo nifuza ko abantu barushaho kugenzura ibyo bakora, ibyo bavuga. Ubundi ahandi confidentialite ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo winjira mu muntu ngo uvuge ibye, uvuge uburwayi afite, uvuge aho atuye, ni byinshi ubona yuko rwose birimo akajagari. Harimo cyane cyane kutamenya. Biroroshye nyine kunegura umuntu, ukamunegurira mugenzi wawe, ukamuvuga uko ushaka, ariko iyo ubishyize imbere ya kamera burya uba ukora icyaha. So urumva rero harimo kwibasira umuntu, harimo kumutuka ugendeye ku byo akora. Iyo winjiye mu muryango we, urumva ya mikoro yawe iba irimo iragenda yongera uburemere bw'ibyaha, ugasanga umuntu arashinjwa ibyaha byinshi cyane kandi byaturutse ku rurimi. So njye rero ntabwo ndi butange ndi lecturing hano idasanzwe. Ni ukwibutsa gusa abantu bakoresha mikoro bafite kuvuga. Niba umuntu yirukanwe mu kazi, uzakore iperereza umenye intandaro, isi ikosa ryaba ari irihe. Ariko ku bijyanye ubushobozi bwe mu buzima busanzwe, kuko hari igihe umuntu akora n'icyaha rega agikoze nkana kandi ari umuhanga afite n'ubushobozi. Rero iyo ugiye gusubiramo ko ari umuswa, ko n'ubundi ari umuswa, ibyo byose nyine byo kugenda ubukiringa character ye cyangwa se ubushobozi bwe, hari abandi baba bamukunda cyangwa se cya cyaha bagikoze bwa mbere yabona amahirwe ya kabiri ntiyongere. Rero nge muri make ako kantu ko gusubiramo icyaha, cyane cyane abantu bakoresha social media bafite ababakurikira benshi, icyo kintu ubona rwose iyo warning ntabwo bayitaho. Kandi no mu minsi yashize twavugaga yuko igihe cya warning cyarageze, ariko hari n'umuntu ushobora gukora icyaha kibi cyane hano ku mihanda agakora ibintu bibi, ariko basanga ari bo bwa mbere abikoze rwose agataha n'abantu bikabababaza. Undi akaba yakora akantu gato ariko babona bimenyereye bakamufata. So muri make abantu barushaho kumindinga ibyo bavuga no kugerageza gukora ama research ibintu bagiye kuvuga, kuko ururimi ni rwo ntandaro y'ibintu byose tubona. Urwango, amajenoside, intambara, ibiki byose bibanza mu mitekerereze y'umuntu, then akabisohora. Iyo ibisohoye rero, iyo niyo red line ya mbere baheraho bavuga bati kumbi uyu muntu nuko atekereza nuko akora. So ndumva abantu kuvuga ngo umuntu wamubaninga for good ku mihanda
nabwo sinzi niba droit d'expression umuntu yemerewe ibigize, aho kumubaninga bamushyira mageragere cyangwa ahandi, cyangwa se noneho nawe bakamureka yakongera rimwe n'ubundi ya recidivisme ikarushaho kugenda yikuba. So ibyo umuntu agomba kwirinda ni ugusubiramo ikosa kabiri. Murakoze. urakoze cyane. Ntabwo ntekereza ko urwego rwamuhamagaye inshuro irenze imwe. Tunashimira urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB bafite ukuntu barabanza bakaganiriza abantu. Ntabwo ntekereza, sinzi niba hari umuntu wo muri industry cyangwa muri media RIB itarahamagara ngo iganirize, batarahamagara ngo baganirize. Aba bagabo bakora ibintu byabo kinyamwuga kugeza naho barabanza bafite ukuntu bisanisha na rubanda, bakabanza bakaba abakolege. Ejo bundi umuvugizi wa RIB yaravuze ati rega, hari aho twihangana tugategereza tukavuga ngo bitaza kugaragara nk'aho twinjiye mu buzima bw'abantu, tugategereza tukumva ko ari buze kwisubiraho. Bafite ukuntu bashaka kugira ngo buri muntu yisanzure, yishyire, yizane, nawe ashyire mu gaciro nk'umuntu, ariko bikanga. So ejo bundi Mutesi Scovia abaza gufata ku mavuta kuri ibi bintu yaravuze ati nta musitare, nta muntu w'icyamamare ugira privacy, nta buzima gatozi agira, ngomba kumuhungeta mpaka. Ariko se nibyo?